Niba wifuza telefone wakishyura mu byiciro, iyi video ni yawe. Iyi ni itel A90 ifite ububiko bw'128 na RAM y'8, ikagira batiri y'5000 ushobora gukoresha iminsi 3 yose umuriro utarashiramo. Ubusanzwe igura amafaranga 142,500, ariko ushobora kwishyura mu byiciro mu gihe cy'amezi 3, amezi 6 cyangwa amezi 12 ubanje gutanga ifatabuguzi $35,000 n'amafaranga $625. Iyo uhisemo kwishyura mu gihe cy'amezi 12 buri munsi, ushobora kwishyura amafaranga $598 cyangwa ukishyura $17,940 buri kwezi. Wahitamo amezi 6 buri munsi wa wishyura amafaranga $986 cyangwa $29,580 buri kwezi. Wahitamo amezi 3 buri munsi wa wishyura $698 cyangwa $50,820 buri kwezi. Twandikire kuri 079 3 55 0 7 ubundi tukubwira iduka rikwegereye. Karibu muri itel.